hamwe uzumva bamwise Rutemisi, kandi ntibizanagutungure wumvishije ahandi bamwise Rusine. Aya ni amazina yamukoreye cyane kubera gukina filime, bikaza no kumuhesha amahirwe yo kwisanga mu itangazamakuru. Uyu Rusine ni muntu ki? Uyu Rusine wageze kuri achievement cyangwa se ku ntego zingana gutya kera atari yaza muri sinema cyangwa se mu itangazamakuru, yari muntu ki? Ibyo tugiye kubigarukaho, ariko dushingiye ku byo yabashije kuba yagaragaza yakuye mu mwuga wo gukina filime ndetse no mu itangazamakuru. Ibyo byose nibyo tugiye kuba twagarukaho. Icyo nagusaba wowe utari wabasha gukora subscribe, kora subscribe nurangiza ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire igende kugezaho umunsi ku munsi. Rusine nk'abandi basore bose bo mu gihugu cy'u Rwanda yarize, ariko icyo atandukaniraho n'abandi bana bose bo muri kino gihugu nuko yabashije kuba yaraciye mu buzima bubi, ariko akabasha kugera ku nzozi ze. Uyu mugabo kuko aherutse no gushyira ifoto hanze ari kumwe n'umuryango wiwe, aho yagaragaje yuko ari kumwe na madamu wiwe baherutse gushyingirwa mu gihe cya vuba, ariko bafite n'umwana. Byatunguye abantu benshi. Uyu mugabo akiri mutoya agaragaza yuko iwabo bari babayeho mu buzima bubi, ndetse agakora abona umubyeyi we w'umumama gusa, ariko iyo bageze kuri se nta kintu kinini abigaragazaho. Nuko uyu mugabo agaragaza yuko mama wiwe ari role model wiwe, bitewe n'ubuzima bamnyuranyemo. Ntatinya kuvuga yuko ari umumama w'agaciro mu buzima bwe, kuko yamufashije muri byinshi, ndetse yewe aho yiyemeraga akirya akimara kugira ngo abashe kuba yakishyurira umwana we ko azajya ahora abimushimira. Uyu mugabo uko yagaragaje yuko rwose yabashije kwinjira mu mwuga wa filime, byari ibintu bikomeye cyane, kuko yagerageje kenshi gukomanga imiryango ariko bikanga, ndetse agashaka na bamwe bakina bari mu mwuga wa filime, bakina ndetse banatunganya amafilime, ariko ntibabashe kuba bamwumva, ndetse akaza no kugerageza ibyiwe ariko nawe bikanga. Muri uko kwanga nibwo yaje kubona uyu mugabo Clapton Kibonke akunze kugaragaza yuko ari dadi wiwe. Nibwo batangiye gukina, amwinjiza mu muturanyi. Bukeye kabiri aza kumwinjiza mu yindi content nshyashya yari ije, ndetse ari naho yabashirije kubona izina Rusine. Ni content yari y'ubusinzi. Iyo content y'ubusinzi yaramukoreye cyane, ndetse yewe abantu benshi batangira kuyimumenyaho cyane, ndetse irazamuka iratumbagira. Abantu bibaza aho uyu mugabo yari ari, ndetse uyu mugabo byamuhaye amahirwe menshi, kuko ubu ngubu niyo systeme akoresha yo gusetsa abantu muri standard comedy, ndetse akanabikora cyane, akanabikora neza, bimuhesha n'amahirwe yo kuba bamwe bavuga yuko ari umukomediye wa mbere muri kino gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo byaje kurangira yisanze mu itangazamakuru. Yego n'ubundi niryo yize, ariko murabizi yuko kugira ngo uzagere ku rwego rwo kujya mu itangazamakuru atari ibintu byoroshye, bisaba yuko uba ufite izina rihambaye. Uyu nguyu rero kwinjira mu itangazamakuru byaroroshye cyane, bitewe na public nyinshi yari afite y'abantu bamukurikiranaga ku mbuga nkoranyambaga, bitewe na filime bashyiraga hanze we na Clapton Kibonke. Ibyo ngibyo byamuhesheje amahirwe yo gupushinga Kiss FM ikabona yuko akwiye akazi. Nibwo mwagiye kumva ku munsi wa mbere uyu mugabo agiye gusimbura Asa Rutura kuri Kiss FM. Abantu benshi baribaza ati uyu mugabo umenyerewe muri systeme y'ubusinzi
asaba umunyamakuru abishobore, ariko byaje kurangira anakunzwe cyane ku buryo yewe na n'ubu abantu benshi bahora bibaza ati uyu mugabo yabikoze ute kugira ngo yisange mu mpano zirenze 3 kandi imbere byari byaranze. Icyo ushyizeho amahirwe cyangwa se icyo utumbereye cyane ukagikora neza cyane, ikiba gisigaye ni uko Imana ishyiramo umugisha. Uyu mugabo rero byaje kwemera birakunda, arakora cyane. Ubu ngubu icyo ari gutangaza, atangaza yuko muri iyo myuga uko igera kuri 3 yabashije gukuramo inzu nziza nk'uko mubirebesha amaso, akuramo imodoka nziza, ndetse ubu ngubu akaba afite n'umuryango. Ibyo byose yabitangaje ubwo yari ari mu kiganiro, ndetse murabizi yuko uyu mugabo atajya akunda kurya indimi, ndetse yewe buri kimwe icyo ari cyo cyose abasha kugishyira hanze. Ese uyu mugabo wabashije kuba yagera ku nzozi zingana gutya, ese birashoboka yuko buri umwe ari wese nawe ashyizemo imbaraga mu byo akora ashobora kugera kuri achievement? Ese ni iki yakigisha umuntu? Birashoboka se? Ngayo nguko. Reka nkwibutse wowe utari wabasha gukora subscribe, kora subscribe nurangiza ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire iba yiyemeje kugenda ikugezaho umunsi ku munsi. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyere Sano Empire tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz, haba mu Rwanda, muri East Africa, ndetse muri Africa no hanze ya Africa, hariho hose ku isi hose habonetse inkuru, hariho hose tuzibagezaho buba mbere. Uyu mugabo rero ibitaramo akomeje kugenda akataza mu bitaramo bijyanye no gusetsa abantu biriya bya standard comedy. Murabizi yuko ahirutse kujya no muri Gens Comedy, aheruka yo sibye ko n'ubundi akenshi na kenshi ajya gukorerayo, ariko igiheruka murabyibuka yuko rwose yasekeje abantu kakava, kandi system akoresha n'ubundi nireya y'ubusinzi. Ndetse abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ati se uyu mugabo araza gukorana na Clapton Kibonke amaze kugira amafaranga angana gutya? Ariko ibyo abasha kuba yatangaza uko avuga yuko atakibagirwa aho yavuye ndetse n'uwamukuyeyo. Murabyibuka yuko akina mu Muturanyi, gusa content yiwe Mugisha na Rusine isa nkaho yari yarahagaze, ariko Mugisha atangaza yuko mu gihe cya vuba abantu bari butangire kongera kuyibona nk'uko byahoze. Kandi koko nibyo, iyi content yakunzwe n'abatari bake ndetse izamura n'izina ry'uno mugabo. Ntabwo igomba kuba rero yasubirayo mu buryo bw'ako kanya. Uyu mugabo Clapton Kibonke nawe murabizi yuko afite impano nyinshi ndetse anazamura n'impano zigiye zitandukanye, ndetse yewe nubwo ashinjwa yuko abantu bamwe na bamwe atabafasha, ariko abafashije ubusanga bagerayo hejuru cyane. Ndetse murabyibuka yuko bamwe bavuze yuko aho Dr Nsabe yamwikomye avuga yuko yashatse yuko yamwinjiza mu gukina filime, ariko akaza kumutangira ntabashe kumuha ayo mahirwe. Ariko abandi bo bumva yuko rwose uyu mugabo yakoze igitangaza kuba yazana n'umugabo akabranding izina ryiwe rikagera ku rwego rwo kuba rwacuruza muri urwo rwego. Wakwibaza ngo ubu boss wiwe ariwe Clapton Kibonke ageze kuri kubihe? Ibyo nibyo tugiye kuzagarukaho mu kiganiro kindi kizeye kuzakurikira iki ngiki. Icyo nagusaba wowe kora subscribe nurangiza ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira inkuru zigiye zitandukanye Sano Empire igende kugezaho umunsi ku munsi. Imana iguha umugisha.